astrotype niyo ndi gusobanura abantu bahite bayumva neza sibyo. Noneho yo niyo atari umugore wawe akaba ari umuntu mwakoze sex aciyeho niyo yaba ari kure mu birometero byinshi yenda vango nayoberwa yaye mu mwijima, uwo mugani ndawemera, ariko hari imigani imwe n'imwe ntemera. Uwo mugani wo ndawemera ko nayoberwa yaye mu mwijima, ariko ntabwo nuko atari yayo cyangwa iki ari astrotype ziba zakwatractinze. Iyo rero niyo ndimo ndasobanura. Ni ukuvuga iyo byamaze kuba byinshi abo bantu bagukurura uri muri biro ukabatekerezaho, uratwaye ikinyabiziga ukabatekerezaho nk'ukamutekerezaho uko n'undi bye n'indi bye, ibyo bintu bituma umera nk'umusazi. Niyo mpamvu bavuga ngo abantu bajya mu bagore benshi bameze nk'abasazi, ibitekerezo byabo biramanuka, nyine ugasanga yatakaje ubukaka n'ubuhangage. Uriya abami bari abantu barenze kuba barabasha kugira abagore benshi, ariko ugasanga bakomeje ubwami. Ariko nimba umuntu yatwaraga ingoma wenda nk'imyaka 30 yonyine, bivuga yuko iyo atajya mu bagore benshi n'iki nk'abami bagiye bifata, babo bari kuzayitwara imyaka 100, cyangwa nimba barateje igihugu mu buryo bukiranye wenda cya 70%, bari bagiteza imbere mu buryo bw'100% iyo batajya mu bagore. Kubera ko ndaguha urugero, bavuga yuko iyo umuntu wenda ajya mu bagore mu buryo bw'akavuyo, wenda bakora imibonano mpuzabitsina mu buryo bw'akavuyo, bavuga ko uwo muntu atakaza ibintu 3 by'ingenzi. Ugikora sex uba utakaje ubuzima, icyo ni kimwe, ugatakaza umwanya n'igihe. Reka nsobanure ku gihe kugira abantu bahite babyumva neza. Ni ukuvuga umuntu nimba umuteretanye mu gihe kingana n'amezi 3, buri munsi umwandikira SMS ameze ute, umukuringa, hari udufaranga umwohereza, wenda amafaranga amanitse kuyakontaho, icyo gihe umuhereza cya buri munsi cyo kumenya uko yaraye n'uko yamuramutse, ahari uko yabyutse n'uko yagize iki, sibyo nimba yariye cyangwa atari. Icyo gihe mu gihe cy'amezi 3 umuhinzi wagiye gufasha icyo gihe akabyuka ajya guhinga, we wabyutse uri kuri phone wamaze amasaha 4, wabonye abantu batereta kuntu bamara igihe kinini kuri telefone. Umuhinzi wagiye mu murima akaba amaze amasaha 4 yarangije gucyura umubyizi, mu gihe cy'amezi 3 azaba yesheje wenda igice cy'umufuka kingana n'ibihumbi 200. Wewe waba uri muratereta mu gihe cy'amezi 3, umugore azaza gusuri aguhereze sex uyikore mu gihe cy'iminota itarenze 6, sibyo? Hari n'abatayigezamo. Urumva weho prof y'ibyo bintu niyo minota n'iryo rari wahajije mu minota 6, ariko prof y'umuntu wagiye guhinga we yaganinze 200, ashaka kwita bigira source ya capital akayegerageza kuyagura akayikurikirana ikamuhindurira ubuzima, akagira imitungo nayo akayagura akazaheraga bazamukomokaho, igisekuru cyo umuntu kikazavamo irage. Ariko wa wundi wagiye muri sex igisekuru kiwe ntarage kizabamo, ahubwo azagira igisekuru gifite amadeni. N'uwari umuntu ukuraga ideni, sibyo? Hari igisekuru ukomokaho, twajyaga tubivuga kera, hari igisekuru ukomokaho kikakuraga ideni. Urumva ukavuga usanga iso byari amadeni agiye afata n'iki, ugatangira kuyishyura ise yandimo 5 shayanye bahati 5 akahita ubimwishyura. Icyo ni igisekuru cyakuraza amadeni.